Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho amakuru ya mining zitandukanye ndetse na application zitandukanye ndetse n'ubundi buryo bwose butandukanye bwo kuba twabona amafaranga kuri internet. Kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane, kandi mu buzima uyu munsi biranga ejo bigakunda. Nshuti yanjye ntugacike intege. So uyu munsi mbazaniye application iri kubica bigacika yitwa Honeygain. Iyi application ukuntu ikora cyangwa uburyo wayikoreshamo ukageninga money ni gute? Icyambere, iyi application ifata za MBs zawe zipfa ubusa utakoresheje ikazibyazamo amafaranga. Ni application yoroshye cyane kuyikoresha. Winjiza mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ahangaha hejuru, hano haba handitse sharing. Iyo hari gusharinga uba uri kwinjiza amafaranga. Ibikora ute? Uba uri gufata za MBs zawe zikunda gupfa ubusa udakoresha, ikazibyaramo amafaranga cyangwa ikazibyazamo amafaranga. Ubundi buryo bwa kabiri iyi application ushobora kuyibonamo amafaranga ni ugutumira abantu bakakujoininga baciye kuri link yawe. Ubundi buryo bwa gatatu ubonamo amafaranga ni ugufungura kano gaseke, akangaka kari hejuru. Buri masaha 24 uba ugomba kugafungura. Iyo umajije kugafungura hari bonus baguha. Ndumva uburyo iyi application iduhamo amafaranga mbubabwiye. So guys, iyi application wayibona ute? Ukuntu wayibona nta kundi, urajya hasi muri video description urahasanga link nasize, urayikoraho wuzuze ibisabwa nkuko ngiye kubikwereka step by step. Muri video description urahasanga link nasize imeze gutya yanditseho honeygain.me, uyikoreho. Nuyikoraho irakuzana ahantu hameze gutya. Iyo ukinjira muri iyi application uri newcomer cyangwa new user, ihita iguha bonus y'amadolari 3 y'ubuntu uheraho. Icyo urahita ukora ni iki? Urahita uza ukore hano handitse ngo get $3. Nukoraho irakuzana kuri aka gatablo kameze gutya. Hano hejuru hari coupon code cyangwa referral code yanjye. Iyo uyikoresheje, dore hano niko bakubwiye, iyo ukoresheje referral code nibwo baguha amadolari 3 ya bonus. Aho urahihorera hejuru, uze hasi ushyiremo email yawe. Tuvuga urugero witwa Hakizimana cyangwa witwa Jean Claude, urashyiraho jeanclaude@gmail.com. Biraterwa na email ukoresha, ariko inziza bari Gmail. Gatatu, uhita ukora password ariko iri strong. Ubwo urandika password igizwe n'inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, character. Ubwo character haba harimo udutangaro, utubazo, turiya dushushanyo twinshi tuba turi hariya muri typing keyboard. Ariko password iba igizwe na characters 8. Uri kubyumva? Nurangiza uhita ukora continue with email. So numara gukora continue with email, urahita winjira muri application ahangaha bakwereka. Ako kantu sinzi niba kari kumvikana neza. So ukigeramo, hano hejuru hari aka message bari buguye kanditseho ngo verify your email. Urahita ugakoraho, ugende muri inbox ya email yawe ukore verify email. Nubisoza barahita baguha amadolari 3 ya bonus. Ako wibuke ko wakoresheje
referral code yanjye. Ariyo mpamvu hasi muri video description nahasize link yanjye ugomba gukoresha. Ubwo urayinyuraho ukore ziriya step zose mweretse. Uburyo twinjizamo nabo babwiye ni butatu. Hari hano kuba hari sharing. Iyo hatari sharing nta kintu biri kwinjiza mu Share Me. Aha bagomba kuba sharing cyangwa connected. Ikindi urebaho winjiza ni aka box. Buri masaha 24 yashize uraza ukagakoraho ugaclaiminga. Hahita hiyandika claim, ugaclaiminga bonus. Ikindi ukora ni ugutumira. Urabona iyo utumiye umuntu baguha bonus y'amadolari 5 wowe mutumiye, wa wundi nawe mushyashya bakamuha amadolari 3. Ngibi hano. Iyo utumiye you earn, friend gets. Bahita babikwereka. Iyi application bayita Hand Gain. So iyo usoje bahita bakwereka uburyo downloadinga ikamanuka ikagera muri telefone yawe. Ni ibintu byoroshye. So guys, izindi update nagenda menya nzabamenyesha. Ikindi nababwira nuko minimum withdraw ugomba withdrawinga ni amadolari 20. Niyo minimum ugomba withdrawinga. So mwakoze cyane kubana natwe, tubonane mu zindi video. Ciao ciao, hasta la vista.